ni byiza ko mwumva radiyo Agaciro. Niba umuntu ashobora kumara umunsi atakuvugishije, uzamubwira amara indi minsi irenze umwe, natabasha kubona iryo rengo muciri bizabifate nk'ikimenyetso. Niba batitaye ku kumenya amakuru y'ubuzima bwawe bwa buri munsi uko buhagaze, niba bashobora kumara amasaha 5 cyangwa 6 batarasubiza message wabandikiye kandi ubona bayibonye, ntuzabaze impamvu byafashe igihe kinini kugira ngo bagusubize, nacyo kizaba ari ikimenyetso ubwabyo. Ntubabwire ibya promosiyo yawe, ubukwe, inama, ibirori cyangwa gahunda ufitanye na muganga ndetse n'ibindi, nyuma ntihagire uguhamagara ngo kubaza uko byagenze, nabyo bizaba ari ikimenyetso. Niba bakwitaho igihe bakeneye ikintu cyangwa ubufasha runaka kuri wowe, bakuvugisha ariho ubanje kubandikira cyangwa kubahamagara, nshuti yanjye nta muntu ufite. Turi mwisi dufasha kugira inshuti nyinshi pe, kandi cyane mu buryo bwihuse. Imbuga nkoranyambaga zo zaje rurangiza, dore ko arizo ntandaro aho usanga umuntu afite inshuti zirenga 5,000 ariko ntawe ushobora kumubwira ngo urakira igihe yitsamuye. Twari dukwiye kwiga kumenya uko tubana n'inshuti ndetse n'igirwa nshuti dutunze mu buzima bwacu, kuko birababaje kumva umuntu yifuza cyane umuntu ari gura inshuti ngo niyo yavuye bamwambuye gusa basakizera ko zitagihari. Niba hari inshuti ufite, gerageza basi nayo yaba rimwe ku munsi umenye amakuru yazo uko byagenda kose, kuko biroroha kuvuga kuri busy gusa bikagorana cyane kumva ko ushaka ari busy. Inshuti zawe zishobora kuba zitari kwitwara neza mu mubano w'ubushuti mufitanye, gusa nawe nuko. Gira ibyo undura kuri uyu munsi. Njye nari Jehova, ni ikora uko ishaka.